wewe sha piti, wewe piti yangu, wewe sha vipi wewe unafata umwana wanje ukamuswira sha. Mbere na mbere baje kubasohoza. My name is Yuen Nkapa from Brazil song The King of Gengo ni film PG Rays of Cobra Viz Head of Tiger kaba JP Pack Burukaka kumukara. Mbere yuko tugira ibintu dukora cyambere mu Witeka tugomba gusenga Imana kugira ngo ibintu byacu bigende neza mu murongo. Sinzi niba mwakifata neza tukaba tugasenga icyambere abari Imana mbere ya byose. Witeka Mana turagushimira turaguhimbaje tweretse abantu badukurikiye natwe ubwacu turakwiyeretse tweretse ibikorwa byacu tugiye gukora Mana bigendemo kandi bitambuke mu gitore turakwizeye turagushimiye Data twese uri mu ijuru komeza udufashe mu bintu byacu dukora uturinde hari abatabashije kuramuka ko twaramutse amazina yawe gahunda zigiye kubera hano zose uzitambukemo neza subscribe izina rya Data twese uri mu ijuru mbese mugenzi wanjye uri ahangaha yabibwira nta kibazo. Yama muraho neza meze neza ndababona kabisa yewa gita uko bishaka nyita muzehe wa Tara mediateur vandalateur karibulateri stabilisateur amberibateur mucangaranye mucembe katikati wa jana. Yama ndabashuhuje kabisa ya ikindi nababwira iyicaro dukorera bayita One TV cyangwa se Watara Comedy. Iyicaro twatangiriye kuri 0 mbere na mbere ndashimira umuntu wakanze subscribe bwa mbere agakora na views. Thanks uwo niwe yaduhaye intambwe yo kuba twatangiraho cyangwa se step yawe yakuriraho ndamushimiye cyane. Mudukurikiye turabakunda cyane abantu urukundo tubakunda ntacyo warunganya. Muzehe wa Tara tudatinze mu magambo rero reka abafana bacu usaba ukuntu tubinjira muri mood neza vibe tuwa vibe tubereke icyo iki kiganiro kigendereye kubw'urukundo batwereka kuva from 0 kugira aho tugeze. Bikubwo impuhwe zanyu cyangwa se urukundo mudukunda. Rero hari uburyo tugomba kubinjiza muri mood kugira ngo bigende neza. Wewe sha piti, wewe piti yangu, wewe sha vipi wewe unafata umwana wanje ukamuswira sha ukamujumirira naso sha ukaza ngo shango wakutisha vipi wewe ndakugezayo niko tufata umwana wange kwa muteri ndashaka ukamuswira sha uko birangira muga s'il vous plaît mwana none se muzehe uyu mwana nuhawe koko uramwana n'umwana yego waratumeze ariko ntabwo ni uburenganzira bwo kumwita uwawe. Oya mfite uburenganzira kuko waje kungisha inama hano uzi ko hari icyo ndi bugufashe kuko utagiye ku bandi basanzwe ku bafundi ku bayede ukagenda ku bandi bahanya bari aho ngaho badafite icyo bavuze ukanzaho. None se uri inshuti y'umuryango turabyumve cyane ariko inshuti y'umuryango rero ikurutira undi muntu wese birumvikana from nowhere from us ariko witigura mukobwa ntago ari uwawe. Okay utangiye kubibwira waratera umwana wanjye nawe uje kugisha inama uburyo nagufasha cyane right now utangiye kubyinja agahanga ako gatwe kameze nk'icyondo gicitse umufundi ushobora kugabyonda neza ukagera imyaka 55 neza. Ese muzehe jewe rero bamwe kuri wari umusirikare wagiraga disiki no binjiyemo indani
ukayakuramo no mu ntoryi nkajugunya ngakuramo. none rero wowe izo undiscipline uri kubikura hego buriya ngifite ninjye discipline kuba uje kogesha inama nkakubwiza ukuri kwikura ryana turabizi ariko please ugomba kwitwara neza. wowe warahindutse fata umwana wange narabareze mukiri batoya sibyo nubwo murara muri tuwarete ariko ndacyabyigaho. hari ukuntu ukira tora muri tuwarete wabikozeho iki nimba turi abana bawe wabikozeho iki urabizi ngiye mu mujyi mobile narademobilijwe imyaka 25 demobilijwe so nanjye hari ibintu ndi gushyira ku muryango. se uwo muryango uhora uvuga ntarabona bafite imitungo uwo muryango uhora uvuga ntarabona n'uyu umusaza ugana abantu bose bagushizeho mu ntambara ya shikaramu byemere nta muntu usigaranye ubinyakamwe umeze nka rya biryo umwumbati riba ari ryonyine. ndumva rero utangiye kubigira wihana ntabwo uri ukugira kandi serivisi waza usaba ntabwo iri bukore neza. gusa nshobora kugufasha nk'umwana wanjye ariko jya ugabanya ibiburi shyita ibiti kimbere noha kimbere what means that kimbere ni ikinyarwanda gutera akarito mu magambo ntabwo ari kubisobanurisha. twikomereze sasa turabakunda cyane twagiye sasa. love you so much. tukaba tubari kubashyira muri mudu sinzi uko mubibonye mwatubwira muri komenti mukatwandikira nta kibazo. so gusa icyo nababwira cyo uburyo mugenda mudufashamo turabikunda cyane muri abafana bacu turabemera byatari ntabwo mwakumva urukundo tubakunda kireka wenda muze batarabambwirire urakoze kumpa time kuko burya umugabo cyangwa umusaza ijambo arariho. urakoze kumpa time right now reka mvuga ati hi aho uhereye hose umeze ute man. njyewe umusaza njyewe I'm very happy in my heart sibyo ndishimye cyane kuba mbere yuko tuza cyangwa se dutangira dukomeza kwagura ibikorwa byacu hari ahantu twatangiriye from nowhere sibyo. hari aho watangiriye nanjye hari aho natangiriye mu buryo bwo gukora aka kazi dukora cyangwa se business cyangwa se mu buryo bwo kugeza ubutumwa aho dushaka kubugeza sibyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. ndasobanura muri ubu buryo nibwo kuva twatangira muri uyu mwaka mu ntango z'uyu mwaka kugeza naho tugeze muri hafi ya igice cy'umwaka aho tugeze ubu ngubu nibwo ndakeka ko aribwo dufashe time kugira ngo tuganire. so dufite abantu twahereye ahantu hagiye hatandukanye kuri channel zigiye zitandukanye ariko dufata umurongo ngenderwaho kuvuga ati reka dukore ibintu byacu ku murongo ntabwo dukorera natwe twikore tuze tubahe ibintu biri karite bifite karite na kantite. so mpura n'umuvandimwe twiyemeza kujya tubaha show cyangwa se tubaha ibyishimo mu buryo bwawe cyangwa se mu buryo bw'undi. twebwe turi hano kugira ngo tugushimishe dukore buri kimwe cyose. twafunguye YouTube channel muri uyu mwaka duhera kuri 0 now tugeze mu gihumbi kirenga. twatangiriye ku muntu umwe udukurikira aduha igitekerezo turazamuka 2 3 4 5 turakomeza now tugeze kuri 488 of course ndakeka abo si abantu bake, abo ni abantu badukurikira bakunda ibikorwa byabo aho muherere hose. ndabashuje cyane kandi ndabakunda. mugenda mukomantinga mukora like comment 5,000 birenga kuzamura views zikaboneka. hari abantu bakoze imyaka ariko right now batarageraho aho tugeze kubw'urukundo no mudukunda. niyo mpamvu dufashe time ngo tuze tuganire. iyo muza kugaragaza ko mutadukeneye cyangwa se ibyo tubaha mutabyishimiye twarabirenze. niyo mpamvu bamwe babireka bakagenda kubw'impano cyangwa dufite cyangwa se ibyo dufite byinshi mu muzigo dufite
tutari twabasha kubaha. Turi hano kugira ngo tuganire, tubwire, ujye muri comment wandike, ujye ahantu hariho hose. Ushobora kumpamagara, ushobora guhamagara my colleague, and then tukabasha kugira tukaganira. Niyo mpamvu turi hano ku bwanyu kugira ngo tuganire, kugira ngo tuvugane. Ujye muri comment twandikire tugusubize. Comment zose twabonye muri ibyo 5,000 birenga ziri positive, courage, murabizi. Mukomereza aho ngaho izo comment. I'm very happy boy. Silver ndishimye cyane kuburukundo mutwereka. Navuga byinshi gusa bafite umwanya muto ariko turawukoresha neza kugira ngo tubashe kuganira namwe. Bijyanye na video tubaha, bijyanye n'ibitekerezo cyangwa se mindset, ibintu tuba twarasatinze bijyanye na content zacu. Iyi content mubona niyo izakomeza, niyo tuzadevelop, niyo tugenda tudevelop. Muri abo bantu bose badukurikira bagenda baduha ibitekerezo. Watara muzehe watara kosora ibi. UN Nkapa from Braville Song, ntabwo nyambasha kubivuga neza. King of Gengo n'ibindi mugihanganire. Ntawe uvuga nyirawahari, nage niko babivuga. Ikinyarwanda rukugira kitujabuka gake ariko mugihanganire. Ndabakunda cyane. Ndabakunda guys and sisters, byaho muherere hose. By'umwihariko gusa muzehe watara ngenda gushimira kuba warantinyuye. Yewe numvaga ikintu cy'icyo bavuga ati se biriya bintu ntabishobora. Gusa rero twarahuye, umusaza arantinyura rwose, ubwoba burashira, numva ko ibintu mbona abandi bakora nanjye nabikora. Warantinyuye, aho ngeze ubu ibintu nkora byose mbikesha wowe. Wankuye mu mwobo, ahantu mu mwijima ntabashaga kubona urumuri rw'izuba, unzana hejuru unyereka surface y'uburyo nakwitwara. Wenda ikiraho ibyo gushima sibyo, urumuje cyane rwose. Tuganiriza inshuti zacu, wicishimagiza cyane kuko abo gushimagiza cyane ni mwe guys and sisters and men and female, ni mwebwe sibyo. Reka tuvuge muri ubu buryo sibyo. Kuba twatangiriye kuri 0 ko buri wese yagiye gutangira rwose atangira kuri 0, ariko hari ikintu nshaka kubwira yaba abajene n'abasaza. Tinyuka munyarwanda sibyo, tinyuka. Niba wiyumvamo ikintu, wiyumvamo impano, niba wiyumvamo guhiga ukeza, ufite akaboko keza, niba wiyumvamo ubunyamakuru, niba wiyumvamo ubugeni arts, urakoze cyane. Niba wiyumvamo gucuruza wenda akabari, niba wiyumvamo kubyina, ikintu icyo ari cyose wiyumvamo, push ugereyo. Biba byiza iyo ufite network, icyo bita network, ukaba ufite umuntu ukugerera cyangwa se ukabasha kwigererayo. Niyo ufite role model, icyo bita teacher, mwarimu wawe sibyo, ukamusenge uvuga Imana, urebe imbere, urebe gutya, urebe in heaven, usenge uvuga ati Imana kweretse ibi bintu ndabikunda, ngeneye guparticipa muri byo, nkagira umusaza untanga nkuko natwe twiyemeje. Niko kazi kacu kuko uvuga uti reka tugeze ibihangano byacu byubaka sosiyete abatuye isi. Wenda ikindi nagufasha si kuba kuze gusa, yego nabo bagomba gutinyuka, ariko ku ruhande rw'urubyiruko narwo rugomba gutinyuka. Nkanjye ndi urubyiruko, umujeni, nta myaka myinshi mfite nk'iyawe. Ku bantu nyine bari kuri level yanjye nabo nabwiye uti mutinyuke, ibi bintu ni byiza.
birafasha, byagura mu mutwe ukamenya wagwana icyo ugomba gukora wowe ubwawe nk'umwana 18 ukabasha gutinyuka ukaba wavuga ijambo rizima kandi no mu bakuru bakaryumva rigatambuka. So nicyo navugaga cyo bita kubaka societe. Waba uri umwana w'imyaka ingahe urayubaka, waba uri umusaza urayubaka. Abantu b'abasaza biyumvamo impano bameze nkanjye, urabona ukuntu meze ndashaje by the way, sibyo? Ababikora nkeka ko ababikora abonzi igihe hari abonzi, hari abanzi, hari abatanzi, ariko I think ko bazamenya uwo ndiwe, sibyo? Abanzi ni byiza cyane, inama zanyu zirakenewe. Urabona mfite gang, umujene, umusaza, urumva iyo kapo cyangwa se iyo genge ikeneyemo support from away, from uko mbivuze nyine tunawe urabyumva tu, of course ikeneye izindi mbaraga, idea, yaba nizo positive, yaba nizo positive idea, negative idea, nazo zirakenewe kuko uko ubyumva niba utaryohewe bivuge, sibyo? Niba utaryohewe bivuge ati wapi mwaguturiye wewe shawi, sibyo? Turi kumwe kandi tuzahoraho. Niba uri umusaza ukaba wiyumvamo impano, gerageza ukore. Niba ufite network nk'uko nabivuze, bigerageze. Niba uri umwana mutoya bigerageze. Niba uri umusore nk'uyu, uri umujeni, uri umugirigiri, uyu ni umwana, sibyo? Bigerageze. Egera ujye mu maklabu, mu bigo, ahantu hose, mu mamezo de jeunes, ugerageze uparisipe, ugerageze ugaragaze icyo ushoboye. Niba uri umukinnyi w'umupira bikore. Niba uri umwubatsi bikore nk'uko nabitangiye bivuga bwa mbere. Ntawe umenya icyo uzaba cyo uragiharanira. Bavuga ngo ntaho kijya, ahubwo njyewe nemera ko icyo uzaba cyo uragiharanira ukakibirira ibyuya, sibyo? Ntabwo wakwicaraga ibintu bizaza, sibyo? Nanjye rero ku myaka mfite ntabwo nigeze nitera icyizere. Right now ndacyari mu buryo bwo kuvuga uti ugomba kugerageza ibintu byanjye bikagera kure. Niba bitangiye bireba na papa cyangwa se wenda n'umuryango wanjye bakabasha kubireba, n'umuryango we bakareba badukurikira bati papa runaka gerageza ukore, umuryango w'uyu muvandimwe w'umupeti komeza ukore. Bikarangira tubaye abantu 5, tukaba 15, tukaba tugeze mu gihugu kirenga. Ikintu utagomba gukerensa kandi utagomba kwima agaciro, tugomba gusufura ku bwanyu, kubaka sosiyete. Ukeneye ko imibirire mibi icika, serivisi mbi zitangwa mu bigo wenda byikorera cyangwa se n'ibya leta mu buryo bumwe bwo habaho bad service. Ibyo byose tukabikemura, tukavuga ibiriho, tukavuga ibizaza, tukavuga ibyahise, impande zose tukabasha kugerayo tugakora. Urumva, tukagerageza gutanga kubaka sosiyete. Nicyo kintu twaziye. Ukagerageza kwishima, ukagerageza buri kimwe cyose gishoboka. Gerageza utinyuke rero, urashoboye. Igihugu cyacu kirahatambika. Sinahatambika gusa, tugeze gute ahacaba, ahamanuka. Hahandi haba hamanuka rwose hameze neza. Amateka yacu turayazi nk'Abanyarwanda. Ibyo ni ibintu tugomba kwirengagiza. Aho tugeze naho turahazi. Tugomba kubaka sosiyete mu buryo bwa happiness and enjoy, kandi tugatanga ibyo dufite kugira ngo n'abo hanze babibone. Nari narutse gatoya, nababwiye ngo mfite amagambo menshi, nimwumva nakurikiza wenda nagenda ikintu ku murongo, si uko nta bushobozi mfite, ahubwo hari ukuntu iyo wishimye utangira kugenda amagambo menshi ukagenda nyine unyuranyuranamo. Umuryango w'uyu n'uwanjye nitwe twatangiye, ariko ubu ngubu mu Burundi baradukurikira, India, Amerika, Canada, abo bose
ni uko bakunda ibyo dukora, ni uko bari happy, ni uko nyine badukunda. Mukomeze mugende mutwandikira kuri comment, banga yagushimisha yatagushimishije, bivuge uduhe ibitekerezo, kuko tuzahoraho kandi twaje mu bwanyu kandi tuzahagarara. N'abandi bose batubanjirije dufite abo twireferaho dukunda, hari n'abandi badukunda batwireferaho. Ibyo byose rero ni ibintu ni non-stop. Muvana mwanangu, jewe ubundi indimi nyinshi n'iz'amahanga ndazivuga, n'izacu muri rusange nkazivuga. Komeza ubabwira, komeza ubabwisha, komeza ubabwira. Muzehe rero gusa icyo natubwira cyo wana time imaze kuba nyinshi, ndabona abafana banjye bamwe na bamwe batangiye nyine kumera nk'abananirwa basinzira. So nimba twagaruka mu murongo neza tukabanza tukabakangura, tukabatamo akantu kamwe kugira ngo bagaruke muri mudu neza. Ibyo wakabivuze twabikoze cyane. Muzehe rero njye nakugendereye, ndavuga ati kanzinduke kuri aka kazuba ngende mugenderere, kuko mfite ikibazo. Jewe mfite umukobwa nateye inda, ndashaka kumfasha rero, umfashe rwose iyo uyinkuriremo. Bambwiye ko ari umuganga, uyinkuriremo rwose, icyo ushaka cyose ndakiguha, ariko kijyanye n'ubushobozi bwanjye. Nawe ntunsabe bya mirenge, umfashe pe. Wait. Yego mwana wanjye, muzehe ushaka uravuga ngo muzehe papa, ndi mu kiganiro sibyo? Ndi mu kiganiro, uretse gatoya ndaza kukuvugisha. Ntabwo mwariye se? kwiyaranja mugomba kwiyaranja. Ndi mu kiganiro, uretse gato ndi kuganira n'abafana banjye, uretse gato n'ababoyinga sibyo? Sawa mwana wanjye, fura yanjye sibyo? Sere humura, humura. Komeza narebe. Nkuko nabikubwiraga, kaje kunsura, tujya mu rugo turaganiriye, biba nk'akarara. Biba nk'akarara, urakazi kari akazu kacu ni gatoya rwose. Dore ni agapfunsi. Ndabizi ni tuwarete, ndabizi. Ni gatoya. Ahubwo nibaza ukuntu murara muri kariya karundi bikancanga. Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nyine nta kundi. Ubwo rero ndasa kunde uri kungereza, ndashaka kwigendera. Nigende ako kitabona nibagiwe. Aho so wigiye bakurasiye haba hashize imyaka 2 utarakira, bimeze bite? Aka kaboko hari icyo bita artificial, Okay, ntari ibyo bya artificial byawe nibikuriye. Araje burije, ryamye aha nawe aryamye aha, mushiki wanjye hano. Mushiki wanjye rarenga abantu yigarabura agira ate, ubwo nanjye ko byakufiturana na mushiki wawe. Ese kariya kazu kangana kuriya wowe, mugerekeranye n'imifuka ya soya. Nta kundi nyine bivuga uko ubishaka. Asemuze wenda yarakuri shiti. Ariko ndo musaza nayo nkuriraho amasaha. Naraga kuri za Rwanda ntaho wararaga, ni kuri shitingi nawe byemere sibyo? Jewe nabaga ndi kurwanira igihugu, niyo shitingi nararaga, wari igihe nararaga mu mihano, ariko ndi kurwanirira patriotique cyangwa country.
Nimvikana ku bantu bose b'abasoja barwanira igihugu ewana turabubashye naho ubundi ubwo ngubwo nyine mu gasasaba gashyira saa 8 nshatse kugira uko nigenza urabizi ntabwo warara n'umuntu nyine mufitanye friendship ujye ubona uko wigenza ko mwari babiri se mushiki wawe na niyo beshu ntabwo ari imbeshu turakundana urishimye ariko ujye ntabwo nishimye kurenzaho ndababaje ntabwo ubabaje aho muteye agahinda hagati aho muri ayo masaha uri gutinda kunsobanura kandi izindi gahunda ushobora kwigenza oya mwese musobanurire sibyo mba nikojeje muri cya gace manuka ntiyagatera ngo ndashya umuntu aputu saa 9 z'amanywa ndamukubitiye paka saa 9 oya z'ijoro bo reka noneho ewana maze kumera neza bacanya agatara reka nzajye kureba nsange uwo nakabikoreye araryamira atuje nta kibazo afite nzajye kureba ngo wenda bikoreye mushiki wanjye namukubitiye wewe wasore mushiki wawe uramusubira neza nanjye nibyo biri kunyica mu mutima wewe sha ndugu yangu ntakunda ariko none ukaba ushaka kubigenda bite chapresha ndi none ubu tuvugana namuteye inda wamuteye namuteye inda pe wewe sha wewe wafashe sha umwana wangu umuteye inda sha wewe peti ebuka wewe ari kumfashe none bishobora gutanga itangazo we ntabwo ari itangazo njye nari kugendere ngo umfashe nyine umfashe ikibwira umfashe tuyikuremo nyine iyo nda bambwiye ko ari umuganga ubundi yaba ari gakera bahita bagukata umutwe bakamukata bakagukegeta ukavamo kubumbiye umuryango we byacya ariko byavuyeho rero impamvu nari kugendere bambwiye ko ari umuganga wakoranye nyina ba musaza bacu na ba papa wajya kubahanduraho amasasu na za fragment zabigiyemo indani let me help you iyo nagiye kugukuriramo ariko nawe urabyumva nyine ngiye kugukuriramo uramfasha yinkuriyemo ndi gukuriramo ariko muri amamiliyoni 2 nta miliyoni 2 gikuremo kuko urumva ni igikorwa gisaba ubwitange gisaba irereje mize yo miliyoni 2 koko ayo mafaranga yose kari menshi iyo mbanya afite nakawe ntarometseho akandi kazi ukuri kari YouTube channel iriho bwajyaho mukayireba ibintu bikamera neza twajya ngo tubagarure muri mundu gusa tubafitiye byinshi cyane wakomeza ukababwira nta kibazo tubafitiye byinshi cyane nk'uko yababwiraga so rero nugukomeza kudukurikira nk'uko mwabikoraga rwose natwe turabakunda cyane ugeraho n'abandi bashya izo nshuti niba dufite inshuti zingana gutya cyangwa se abantu badukurikiye umunsi ku munsi bareba ibikorwa byacu mugerageze nawe ubibwire inshuti yawe kwa kuntu wata ijambo nta kibazo you still young ariko ugomba kuba mu byo dukora already automatically niyo mpamvu rero tugomba kubivuga neza tukabisobanura neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ufite inshuti yawe niba ukunda ibintu dukora ukabibona neza nta kibazo gerageza byibuze kwaguka hari abagenda buzuza miliyoni y'abantu babakurikira miliyoni 1, 2, 3 gusa twebwe turacyari hasi nk'uko n'undi twatangiye muri uyu mwaka twebwe turacyari hasi gusa nubwo turi hasi turishimye
turi tayari gukomeza kwaguka. Urumva abahujuza ibihumbi 100, ibihumbi 200, 300, 400, why not natwe tutakwagura umuryango mugari tukava ku 1000 tukagera kuri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, natwe tukagera kuri iyo level. Uko nkeka ko ibyo tubaha bijyanye na paraporo ya resita tugenda tubona ni byiza, kandi naho bitari byiza bizakosoka, kandi gukosoka ni kubw'ibitekerezo byanyu. Uje ukandikamo muri comment tukavuga uti bimeze gutya biratwagura. Uko twatangiye kuri video ya mbere no kuri video ya nyuma, mujyeho murebe uko bimeze, urebe video ya mbere urebe n'iya nyuma higeze, harimo difference. Iyo difference rero ahandi iva muri commentaire, mu kwiriyakta reaction yanyu. Natwe rero dukeneye kuva ku 1000 na magana ngahe na 480 tukagera ku 2000, 3, 4, 5, natwe tukagira umusanzu dutanga, ariko dukurikirwa n'abantu benshi. Twashyiraho ikintu kikarebwa, kuva twashyiraho video ya mbere ntabwo yigize reka kurebwa, naho tugeze biracyakomeje. Revo twatangiriyeho ntabwo ariyo tukiriho, turacyazamuka step by step, kandi ntatwe ntituracogora kugira ibyo tubaha. Ubu ngubu turabaha video imwe mu cyumweru, kuva twatangira ni video imwe buri cyumweru, ariko turashaka kuva kuri iyo level tukabaha video 2 mu cyumweru, 3 mu cyumweru, 4 kangahe, kugeza ubwo tugera ku munsi tukibaha video umunsi umwe, cyangwa tukagera no ku masaha. Uko niko tugenda twaguka, uko mugenda mwiyongera natwe niko tugenda twagura ibikorwa byacu kugira ngo tubashe kugira gute kubaha ibintu mukeneye kandi mugaragaza ko mukunda. Mu gihe urukundo rwabo ruzaba rukirimo kutumotiva, turacyafite byinshi byo kubaha. Tubafite imizigo myinshi ikibitse kiri mu buhuniko tutarabagezaho, kandi duteganya kubaha nk'abafana bacu. Muradukunda turabizi pe cyane, kandi uri mu kazi kawe, inshuti zawe, gerageza ubabwire. Ubafite irungu, ibitotsi, gana wa TV ufashe iwanura cyangwa se Watara Comedy, ibikoroheye wa TV cyangwa se Watara Comedy, byose ni kimwe. So bwira inshuti zawe, family, friend ndetse na others bagane Watara Comedy. Turabasetsa, tubakorera ibintu byiza, namwe ngira ngo murabizi rwose. So ntabwo tuziye tubatererana habe na rimwe, tuzaguma mu murongo turimo mpaka tugeze kure hashoboka. Wenda ukira aho ngaho, dutuze tubahe time. Guy, sister, dada, personality. Hari ikintu njya mvuga, hari ibintu twita mu buzima buriya kubaho ni ukubana, sibyo? Hetse gatoya, sibo, meze ute sha sibo? Sibo ni mu kiganiro gatoya, sibyo? Ni mu kiganiro n'itangazamakuru, reka turaza kuvugana mu kanya kabisa. Sawa urubize neza ariko mu kanya rwose ugiye kuri wa TV uraza kubibona neza cyane. For each other, ibyo mukomeje kudukorera byiza kandi turabikunda. Uko mugenda pushinga turabikunda cyane. So icyo nabwira rero, kubw'urukundo rwanyu tuzakomeza kubakorera byinshi. Please, ibyo wabivuze ibyo abana batoya namwe rwose babwira ikintu gishya, babwira ibintu bitatu bishya tugiye gusoza, tutabarambira bafite akazi. From that date, itariki we have dufite
good things ibintu byiza cyane for you. kuri mwebwe cyangwa se kuri wowe. It's a good plan. Dufitiye umugambi mwiza cyane. Guys, karacitse. now Yeah. we are starting to give tugiye gutangira kubaha good videos video nziza, and gusa nizo twabahaga ni nziza, gusa nanone so none karacitse. Ntabwo mu by'ukuri ntabwo turabongereza, nta n'amasuri menshi dufite, tuba tugerageza ariko mu buryo bwo kubaha kwa appreciatinga cyangwa se kubashimira. Mzee Watara rero ndetse n'abafana bacu mudukurikiye, ibintu wenda navuga tumva nta bishyashya kuri njyewe ndetse no kuri mwebwe, ni ibintu bisanzwe, murabizi ndabakunda nta murankunda, all of you muri rusange. So tumva nta bintu bishyashya, ni bisanzwe ko umuntu wenda yabaha izo video namwe mukazireba mukabasha kwishima, mukadushimira, mukatwandikira share, comment, mukadukandira kuri subscribe, ndetse n'inshuti mukazimenyesha, mukazibwira ati mujye kwica no mukore gutya na gutya. Ibyo bintu ndabibashimira kabisa. Sinzi niba muzehe hari ikintu wenda bababwira ukanyunganira wenda ukumva ukuntu bimeze. Ni ukuvuga ngo nawe ugifite umwanya, wowe uracyafite umwanya wo kuba wababwira byinshi cyane. Wowe komeza ubabwire rwose, komeza ubabwire nta kibazo, ba open, baguteza amatwi, baragukunda, baragukurikira, barenze kuba abafana ahubwo ni abakunzi. Icyo kintu ujya ucyongeraho, si abafana ahubwo ni abakunzi. Burya umufana ni wa wundi uza uri mu bihe byiza akagira uta akagenda akagusiga, ariko umukunzi ahora ari umukunzi. Igihe tutaprodinzemo wowe bareba video z'abandi, burya uwo muntu ugomba kumwubaha kandi ukamuha n'agaciro kamukwiriye cyane. Wowe ba open, basezere neza rwose, tugeze mu minota ya nyuma, babwire kabisa uko bimeze. Rero turi ku musozo w'ikiganiro kandi twishimiye kuganira namwe, nkuko mwaduteze amatwi mukaduha time yanyu, kandi tukabasha kuba twayitayiminga tukaganira ibi bintu. Hari ikintu biba binyubatseho bikanyereka ko urukundo rwanyu rwose hari ikintu twereka kuri twebwe, tukaba tubashimira cyane by'umwihariko ku bantu badukurikiye aka kanya, ndetse n'abari buze nyuma nta kibazo. So ndakumva muhungu wanjye, buriya rero ugomba gukoma urusyo n'ingasire ukayikubanya. Hari abantu badukurikira bari mu myaka 10 kugeza kuri 20, kuva kuri 25 kugeza kuri 34, ukajya kuri 35 ukageza kuri 44, ukazamuka ukageza kuri 65. Abantu bose baradukurikira. Yeka ko ubasha kuvuga aravuga akavuga uko abyumva, sibyo? Ibijyanye na reka wenda nitse kuri content yacu, yewe naje nk'umusaza Watara Mediateur gukomeza ayandi mazina yawe, sibyo? kandi uzahora uri umusaza, kandi nzahora ndi umusaza. Ibyo nzakora byose nzabikora nk'umusaza. Yaba uri umwana w'imyaka ingahe nzakorana nawe, kandi mfite uburyo nzakorana nawe kuko mfite impano yampaye. Guys and sister, mfite byinshi byo kuba, dufite byinshi byo kuba, nongera mbisubiremo, wenda sinzi nimba wabwira ikintu cyo kwitinya, bibatinyuke ku bantu bafite impano. Ibyo ndabigarukaho, sibyo? Nari gisobanura mfite byinshi byo kuba, sibyo? Ku byo nabahaye cyangwa se ku byo mubona ni bikeya, sibyo? Hari raporo y'ibyo ya package nzaba naje muri Steam, ko mubona niko nzabona, kandi uko bukeye n'uko bwije ku bitekerezo byanyu ngenda ndivyo nkagenda mva ku rwego rumwe njya ku rundi. Nubwo mubona nshaje,
ariko ibitekerezo byanyu bingira mushya, kandi ibyo ntekereza n'ibyo kubaha bihora bingira mushya. I'm still new, I'm always nzahora ndi new mu maso yanyu ku byo mubona according development. Nimudasiba ngo mwihanganire kugeza aho twavuye, kugeza n'aho tugeze kuri iyi development yacu until today. I say everything. Mfite kuvuga buri kimwe cyose. We are so happy, turishimye cyane For that. kuri uyu munsi. So wakotoye dukomeze, nta kibazo. Icyongereza cya buriya kiragereye. Nababwira ngo uwo ari we wese aho aherereye hose, igitekerezo cyawe kizahora ari inyamibwa kugerageza gushyira mu bikorwa icyo umuntu wese yifuza muri sosiyete. Development yanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu muduha biratwubaka. Ibyo wabivuze nibyo, kuba bitwubaka rero ntabwo ari aho bigomba kugarukira. Bigomba kuba afekita mu buryo buri positive, sibyo? Bigomba kuba afekita no muri rusange ku isi yose no muri sosiyete, kuko ibyo mubona ni bike cyane. Tuzahoraho, ntabwo wenda tuzaramba nk'imisozi, ariko mu gihe Imana yaduhaye cyo kubaho ikaduhishurira ibintu nk'ibi ngibi dukora, tukagerageza guhishurirwa, umwe cyangwa babiri bakagerageza kuvuga uti konzi. Niyo mpamvu tuzahora duhatana kugeza gacitse nyine. Nshobora kugenda nkaba ndasitaye mvuye mu mwuka w'abazima, kuko ntabwo tuzi dosiye yacu uko yanditse, Imana yanditseho. Tugerageza gukora byose, ibintu byose bije. Urabona ni no mu myaka mikuru, ariko se byaba ari agahinda wenda mu gihe runaka wumvise ufite icyo sapoti waduha, karinda ngenda iyo sapoti utayimpaye, mugenzi wanjye agasigara ukamubwira uti muzehe watara mediateur fondarateur naramukundaga, ariko ndagufana, gerageza uvuge ugaragaze sapoti yawe, udushyigikire. Kuko reka mvuge kuri iki kintu, ibintu dukora biragoye, biravuna, bisaba kwiga. Byongeyeho hari abana bafite impano, ariko ababyeyi babo bakabasha kubasitira, bakabasha kubabwira ati ibyo bintu mugiyemo n'uburaya n'uburara, ibi bintu byabaye business. Uretse no gusetsa abantu cyangwa se gutanga support muri rubanda bikagira icyo bimara, ibi bintu byabaye business. Niba umwana wawe afite impano, baravuga ngo impano yawe cyangwa se amashuri yawe, ushobora kwiga amashuri menshi ntabikore. Muri Bibiliya wanza byanditsemo, sinzi niba nibeshye mu mbabarire. Impano yawe, amashuri wize ashobora kutagutunga cyangwa se kutagira icyo agufasha, ariko impano yawe yo ikabikora. Hari benshi bifite abo bitunze, abo bizagirira akamaro. So why not umwana wawe ataparisipa akabasha kugera kure hashoboka, ngo ndavuga ku iterambere muri rusange, kubaka sosiyete, agafasha leta mu kurera cyangwa se mu gutanga ubutumwa bwiza bwagera kure, bwagira icyo bufasha sosiyete. So reka umwana wowe w'umubyeyi ureba video dukora, ufite umwana wawe agaragaza impano, gerageza umuhe rugari. Nawe afite amahirwe y'aho agaragariza impano, abikore, aparisipe, yumve ko ari yibohoye. Umuhe kwihangana, umuhe inama, kuko ibi bintu bifite aho byagukura n'aho byagushyitsa, kandi bikabasha kuguha ubuzima bwiza nawe mubyeyi, bikabasha kuba byakugira akamaro. Hari abantu benshi bagenda bageza imbogamizi kugira ngo izo mpungenge. Iyi ni impano yawe utunga kandi ikakugeza kure hashoboka. Gerageza nanjye buriya umubyeyi, mfite umwana ndeberera, mfite n'uyu n'umwana wanjye, mubara nk'umwana wanjye,
mfite bakuru banjye cyangwa se barumuna banjye, urabona ngo nta murumuna w'umusaza, ariko bose ni barumuna banjye cyangwa se ni bakuru banjye, bose barabikunda kandi barabyubaha bakabiha n'agaciro bagomba kubiha. Wowe ndabwira wowe mubyeyi, niba umwana wawe ubona afite impano umureke, reka participate. Dufite abantu twinspira cyangwa se twinspiraho baduha gukora cyane kandi baba star, sibyo, bagiye batandukanye. Si ngombwa ngo mbakweshoninge mu mazina yabo, gusa murabazi. Gusa umuhungu wanjye, niba ufite murumuna wawe ukaba ufite uwo ari we wese wagerageza wamumutiva, ibyo si byo kubwiriza. Gusa wowe wifuza, wowe nyirizina, umumama, umugabo, umukobwa, uwo ari we wese ufite impano ushaka kwiyumva kuri genge yacu cyangwa se kuri timu yacu, uhawe ikaze. Hasi turaza tugiye gusoza, ndabaha nimero ushobora kuduhamagara. Uri umwana, uri umumama, uri umukobwa, uri urubyiruko, uri umusore ufite impano ushaka kugaragaza, ndaza kubaha nimero ya WhatsApp, mutwandikire, mutubwire, muduhe n'ibitekerezo, kuko ni mwebwe dukorera, mubaye mudahari tukaba twabicishe. Umuhungu wanjye, nawe ugira icyo uvuga ku bintu? Nongera mbibutsa, it's you and Hapa, umuhungu wanyu from Brazil. So the king of Gego ni PMPG Rays of Blaviz Head of Tiger, akaba ari JP Pakaka kumukara, nkaba ndi kumwe na Muzehe Watala, mediateri, vandrateri, kalibrateri, stabilizateri, ambirimatiki, mucanglange, mucepe katikati wanjani. So ikiganiro twakoranye namwe ni cyiza, ndakeka cyabagezeho neza kandi namwe mwabyakiriye neza. We are so happy for that moment. It's very nice, so good for you. Turabishimiye cyane kandi turabakunda. Mukomeze mudushyigikire, mukore subscribe, like, share, comment, mubisangize n'abandi. So very cool, yeah man. Basaza, abapapa, abamama ndetse n'abajeni, abakobwa ndetse n'abana batoya. Ya batangira ikiganiro ariko ni ngiye kugisoza kubw'iki, kubw'urukundo rw'abafana ndetse n'urukundo tubakunda. Kabisa ndabakunda cyane. Ubu ngubu icyo tugiye gukora, tugiye gushutinga. Twabanje kuganira namwe mbere y'uko dukora shoot, amasaha ndabona n'amasaha yagiye ukuntu, ariko byari ngombwa ko tuganira namwe nk'uko nari mvuze mu kanya. Rero ku bantu bifuza gufatanya natwe, vuga uti ibintu tubaha ni byiza. Gusa ngarutse inyuma gatoya, nubona video tuguhaye ukabona harimo inenge, ukabona ntabwo yikunze, ntabwo gukora share ari ingenzi, ntabwo gukora share aricyo cy'ingenzi. Wowe gerageza uvuga uti nubona video atari nziza, gerageza wandikemo comment uvuga uti video si nziza, ntabwo nayikoresha share. Nubona video ari mbi rwose ntukayikorera share kugira ngo utiteranye n'abavandimwe bawe. Ariko nubona video gukomya ari nziza kabisa ikagusetsa, ikabona ni fresh, kora share uyihereze inshuti nawe irebe, ikore subscribe nayo inshuti ye, yindi inshuti yindi gutyo kugenda uyerekana. Gusa nubona ari fresh, jya muri comment ubyandike ubivuge. Nubona inambi ubyandike bati nadutuye. Aho ngaho iyo nkunga ni ingenzi mu buzima kandi tuzayigendaho igihe cyose. Gusa kugira ngo wipowere, hari abantu bareba video ikagera no mu 30 nabigaye gutyo 20 ibikorere subscribe, ariko nabo turabashimira cyane. Aho kugira ngo ugenderaho wabikora ugakora na like, ubundi ibintu bikagenda neza. So niba ufite impano rero, ufite participation, ugomba kujya muri ibyo bintu dukora, cyangwa se n'ahantu ushaka kugera, ushaka kugaragaza icyo uzi cyangwa se ufite, cyangwa se ushaka gutanga umusanzu wawe muri sosiyete mu buryo bumwe cyangwa ubundi wunyujije mu rwenya, hari nimero tujya dukoresha. Ushobora kuyandikira kuri WhatsApp, ikoreshwa kuri WhatsApp gusa, ngiye kuyiguha ubundi uzabashe kuyihamagara tuvugane. Utwandikire
tubashe kuhuza ubundi tuguha aderese tubashe kuba twakwibuka naho dukore team ikomeye still turi babiri hari n'abandi bazagenda baza bagatanga ibyo bafite iyo nimero rero nta yindi 07 07 30 30 98 98 80 gatandatu ziruzuye 07 0 karindwi 30 30 98 98 gatandatu aho ngaho watwandikira ubundi tukabasha kuba twagufasha mu gihe twifuzaho gufasha. Ndabakunda cyane. Itsi Watara, mediateur, fondateur, créateur, stabilisateur, emblématique, mucangarangi, mucepechepe, ni muzehe wazi igihe kuba ibyishimo, kubasetsa, kubanezeza, kubatetera n'ubundi muri rusange ngiye ndi umu-entertainer no mu buzima busanzwe. Ubundi ngewe ibintu byose bijyanye na entertainer ndabikunda cyane kandi nzahoraho mu gihe mu buzima Imana yampaye nzagerageza kubaba hafi cyane kugira ngo ngewe n'umuhungu wanjye UN kabisa. Kora subscribe, wowe utarayikora gerageza uyikore, ukore share kuri video yagushimishije, kwitamushimishijeho jya muri comment uvuga ati mwadutunguriye. Iyo ni inkunga ikomeye cyane, turabakunda cyane. Hasta la vista. UN action. muzehe rero gusa icyo nakubwira cyo wana time imaze kuba nyinshi, ndabona abafana banjye bamwe namwe batangiye nyine kumera nk'abananirwa basinzira. So nimba twagaruka mu murongo neza tukabanza tukabakangura tukabatamo akantu kamwe kugira ngo bagaruke muri mood neza. Ibyo wakabivuze twabikoze cyane. muzehe rero njye nakugendereye ndavuga ati kanzinduke kuri aka kazuba njye mugenderere kuko mfite ikibazo. Jewe mfite umukobwa nateye inda, ndashaka kumfasha rero. Umfashe rwose iyo uyinkuriremo, bambwiye ko ari umuganga. Uyinkuriremo rwose icyo ushaka cyose ndakiguha ariko kijyanye n'ubushobozi bwanjye. Nawe ntunsabe bya mirenge, umfashe pe. Uretse ego mwana wanjye muze hosha piti uravuga ngo muze papa ndi mu kiganiro sibyo? Ndi mu kiganiro uretse gatoya ndaza kukuvugisha. Ntabwo mwariye se? Shini kwiyaranja bigomba kwiyaranja. Ndi mu kiganiro uretse gato ndi kuganira n'abafana banjye uretse gato n'ababoyinga sibyo? Sawa mwana wanjye fura yanjye sibyo? Sere humura komeza nabi. Nkuko nabikubwiraga kaje kunsura tujya mu rugo turaganiriye biba nk'akarara. Biba nk'akarara urakazi kari akazu kacu ni gatoya rwose. Dore nagapfunsi. Ndabizi ni toilette ndabizi. Ni gatoya. Ahubwo nibaza ukuntu murara muri kariya karuri bikanshanga. Pe ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko nyine nta kundi. Ubwo rero dasa kunde uri kungereza ndashaka kwigendera. Nigende icare ako kitabona nigisha. Nibagiwe. Ako so wigiye bakurasiye haba hashize imyaka 2 utarakira. Bimeze bite? Akagabo hari icyo bita artificial. Okay.
ntari ibyo bya artificial byawe nibikureba ni artificial burije ryamye aha nawe aryamye aha mushiki wanjye hano mushiki wanjye rarenga abantu yigaragura agira ate ubwo nanjye ku myaka ufite urarana na mushiki wawe nese kariya kazu kangana kuriya wowe mugerekeranye nk'imifuka ya soya nta kundi nyine ubivuga uko ubishaka asimuze we ntorara kuri shitingi ariko mba umusaza nayo ihuriraho amasaha nararaga kuri za ruwarefuro ntaho wararaga ni kuri shitingi nawe byemere sibyo yo wakatinze komeza man ni serious ni kiganiro man nari man turaza kuvuga ntabwo cyari kibizi ndabifashe mbiteza agatego dukomeze gukomeza ntacyo hatwereke nari dukomeze twagiye. guys we are thanks for you for each other ibyo mukomeje kudukorera ni byiza kandi natwe turabikunda uko mugenda mudupushinga turabikunda cyane so ikintu nababwira rero kubw'urukundo rwanyu natwe tuzakomeza kubakorera byinshi please ibyo wabivuze sibyo abana batoya namwe rwose babwira ikintu gishya babwira ibintu bitatu bishya tugiye gusoza tutabarambira bafite akazi from that date itariki we have dufite good things ibintu byiza cyane for you kuri mwebwe cyangwa se kuri wowe it's a good plan dufitiye umugambi mwiza cyane karacitse now we are starting to give tugiye gutangira kubaha good videos video nziza and gusa nizo twabahaga ni nziza gusa nanone so none karacitse ntabwo mu by'ukuri ntabwo turabongereza nta n'amasuri menshi dufite tuba tugerageza ariko mu buryo bwo kuappreciatinga cyangwa se kubashimira umwe cyangwa babiri bakagerageza kuvuga uti konsi niyo mpamvu tuzahora duhatana kugeza gacitse nyine tu nshobora kugenda nkaba ndasitaye mvuye mu mwuka w'abazima kuko ntabwo tuzi dosiye yacu uko yanditse Imana yanditseho tugerageza gukora byose ibintu byose bije urabona ndi no mu myaka mikuru ariko se byaba ari agahinda wenda mu gihe runaka wumvishe ufite icyo sapoti waduha karinda ngenda iyo sapoti utayimpaye mugenzi wanjye agasigara ukamubwira uti muzehe watara mediateri vandarateri naramukundaga ariko ndagufana gerageza uvuge ugaragaze sapoti yawe udushyigikire kuko reka mvuge kuri iki kintu muhungu wanjye ibi bintu dukora biragoye biravuna bisaba kwigomwa byongeyeho hari abana baba bafite impano ariko ababyeyi babo bakabasha kubazitira bakabasha kubabwira ati ibyo bintu mugiyemo nturaya nurara ibi bintu byabaye bizinesi uretse no gusetsa abantu cyangwa se gutanga sapoti muri rubanda bikagira icyo bimara ibi bintu byabaye bizinesi niba umwana wawe afite impano baravuga ngo impano yawe cyangwa se ushobora amashuri yawe ushobora kwiga amashuri menshi ntabikore nyamubiri bibiri abanza byanditsemo sinzi niba nibeshye mu mbabarire impano yawe amashuri wize ashobora kutagutunga cyangwa se kutagira icyo agufasha ariko impano yawe yo ikabikora hari benshi bifite abo bitunze abo bizagirira akamaro so why not umwana wawe ataparisipa akabasha kugera kure hashoboka ngo ndavuga ku iterambere
muri rusange kubaka sosiyete, agafasha leta mu kurera cyangwa se mu gutanga ubutumwa bwiza bwagera kure, bwagira icyo bufasha sosiyete. So reka umwana wowe w'umubyeyi ureba video dukora, ufite umwana wawe agaragaza impano, gerageza umuhe rugari. Nawe afite amahirwe y'aho agaragariza impano, abikore, aparisipe, yumve ko ari yibohoye, umuhe kwihangana, umuhe inama, kuko ibi bintu bifite aho byagukura n'aho byagushyitsa, kandi bikabasha kuguha ubuzima bwiza nawe mubyeyi, bikabasha kuba byakugira akamaro. Hari abantu benshi bagenda bagira izo mbogamizi, iragira ngo izo mpungenge. Iyi ni impano yagutunga kandi ikakugeza kure hashoboka. Gerageza nanjye burabwo umubyeyi, mfite umwana ndeberera, mfite n'uyu n'umwana wanjye, mubara nk'umwana wanjye, mfite bakuru banjye cyangwa se barumuna banjye, murababa ngo nta murumuna w'umusaza, ariko bose ni barumuna banjye cyangwa se ni bakuru banjye, bose barabikunda kandi barabyubaha, bakabiha n'agaciro bagomba kubiha. Wowe ndabwira wowe mubyeyi, niba umwana wawe ubona afite impano, mureka parisipe. Dufite abantu twensipira cyangwa se twiyensipiraho, baduha gukora cyane kandi baba star, sibyo, bagiye batandukanye. Si ngombwa ngo mbakweshoninge mu mazina yabo, gusa murabazi. Gusa mpungu wanjye, niba ufite murumuna wawe, ukaba ufite uwo ari we wese, wagerageza wamumotiva. Ibyo si byo kubwiriza, gusa wowe wifuza, wowe nyirizina, umumama, umukapo, umukobwa, uwo ari we wese ufite impano, ushaka kwiyunga kuri genge yacu cyangwa se kuri timu yacu, uhawe ikaze. Hasi turaza tugiye gusoza, ndabaha nimero ushobora kuduhamagaraho. Uri umwana, uri umumama, uri umukobwa, uri urubyiruko, uri umusore ufite impano ushaka kugaragaza,